nimba nta mafaranga ufite yo kugura imiti haguruka aho ngaho usohotse byuka ubu ujyana hanze muri jaride. sinshobora gukora ikosa ryo kuvuga ngo hari mwene wabo w'umugabo wanjye waza kuba mu rugo rwanjye yo kwa mabukwe noneho mabukwe akaza akinjira mu rugo rwanjye ariko ngewe niko mbibona keretse niba atari ko biri ngo niko mbibona wanjije ubushobozi kandi umubwire wa mugabo mu cyubahiro wumva wiha wowe wiha udatuma nkwambika amapingu ukagenda gusebya muri rubanda kuko ngiye ningira mu ndica umuntu so akabaye uri kunterera warayinese nanga kwisaba mushiki we napfa nyine nawe nkamwica n'umugabo agahera gereza cyangwa nawe nkamurangiza ubu umukobwa akikora kabiri waba akaza hano aho kugira ngo wicare mu ntebe nk'iyi yo muri salo mukaromboreza mu cyumba. Erega buriya dogiteri iyo ufashije umuntu aba agusabiye umugisha ku Mana agafata byoye kuri ni mu mbabarire nubwo numvaga bindenze ndahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru ndagushakira igitanda cyiza maze nshake nimero z'abagabo benshi bashaka abana bato nk'abo kandi bajye batwishyura. rwose ndakwinginze rwose sibyo mbabarira untabare sibyo unguriza amafaranga urumva ndebe ko natabara mama dore ingi yizereyemo rwose no magambo ari kumbwira ahubwo arankomeretsa buriya nkubwire kandi unguriza amafaranga rwose nkubwire kabisa nkuko nabikubwiye ngubu nta kuntu magaze kireka wenda mu kwezi gutaha ikibazo amafaranga nyakenera nako ko mama ari mu bitaro nese ubwo urumva ndibo bigenze gute noneho hari kumbwira amagambo nkumeretse kamwe ati rwose ngo wabyaye ntabwo aribwa n'imbwa bisa naho yizeye ko byanga bikunde nyine hari ikindi bimufasha nturajyanye kure ko nanjye nyiteze nyine ku kwezi sibyo we ntugire ikibazo pe ukwezi nikurangira nushaka na miliyoni uzambwire nzayigura ikibazo amafaranga nkeneye ni urgence ibaze kugera ahantu no kuba ko nabuze amafaranga urumva sinakumubwira ko nakubwira mama ko ntafite amafaranga namubwira ati hangane gatoya ngo hari imiti bakwandikiye ngiye kugura hanze none se ubwo amafaranga nkeneye ndabigenza gute nako se kubizi ko mbona amafaranga rimwe mu kwezi wenda ngiye ntakora ninjiza amafaranga buri munsi uko kuragira ngo bigenze gute ni ikigeragezo ni ibibazo ndimo ni umunzani Imana ishaka kunshiraho bimeze gute koko rega urabizi inshuti yanjye kandi urabizi nta kibazo ngirana nawe ntabwo nakwima amafaranga nyafite pe umva basi Romeo reka nkubwire sibyo reba mu nshuti zawe rwose ureba umuntu wakuguriza amafaranga basi ngenza yamukubira kane nami ibihumbi 100 mu byumweru 2 ndabamuhaye 400 kandi ntabwo nakubeshya pe urabona ngiye namukura he koko sibyo ibyo bintu ntabwo nabikora nese ubu nakwishingira gute ikindi kandi na mbere byigize kumbaho n'ubundi umwe mu nshuti zanjye mbiri ibyo bintu ndabimukorera mwakira amafaranga arangije ntiyishyura ideni ndaryishyura atwara amafaranga nari namwakiye ndangiye ndongera ndanishyura bwa kabiri gusa urumva nakongera kwizera noneho gute umva basi iyo mfata muri ako gatebo rwose ngiye ntandukanye nabo ngabo wenda sibyo kandi urabona ko buri muntu abateye ku giti cye mfasha nanjye mpuye n'ikibazo basi ndebe ko narwana kuri mama sibyo chapro uri murangora ubu ndabigenza gute koko ngongere inama basi umva rero nkubwire pe kino nakubwira ntabwo wabanye nabi kandi ikindi dufite inshuti nyinshi cyane mu bantu bose uziranye nabo ziragiza wenda waba ufite amafaranga sibyo Romeo ntarebeka nigendere wamwe ntacyo sawa kandi nyine ugire kwihangana yakaremye n'ikamena ako semana yisinije ndakora iki byoro basi kugira ngo mbashe gutabara mu nshuti zanjye mfite zose koko haburemo n'umuntu ushaka kunguriza amafaranga reba iki koko mana yisinije umuntu wese ndi gukoraho reka da uwo nkozeho reka da uri n'umwe koko halo muraho neza iminsi myinshi byo kabisa
wanze kuzugurira akabyeri inkoko si ni ikihe kirese turi buze kunywamo inzoga tukarya n'inkoko nanasikara ngiye kwihamagarira rero wabimbwiye ahubwo se umva mfite ikibazo ahubwo cyihutirwa wowe mbere kugira ngo ngure aka gacupa niyo nkoko n'ubundi nkoko ndabizi bihagaze 20,000 wenda twanywa n'agacupa urabizi ko twinywera karikeri wangurije ibihumbi byibura basi nubwo bya 30 cyangwa se senkani ngabanza nkavuza mama rwose afite ikibazo reba we ngo nta mafaranga ufite kandi uri kumbwira ngo nze ungurire inkoko akufita wagireka ku umwana mu bikoko ngo nshakira ahandi ewe amayinite yanjye rwose nkoresheje umuntu arashaka kujya kungurira inkoko igura 20,000 agenda agira ute narangiza ngo ntabwo yanguritse 30,000 kuko nta mafaranga afite nshakira ahandi mbaze guhamagara abantu barenga 50 mfite hano muri nimero nizeye bari inshuti bose bamakaniye yewe cyakora inshuti ibona mu byago reka mvuge guhamagara ntose na inosa nomve Inosa umeze gute se iminsi myinshi nagize ikibazo ndabyumva byo birumvikana mama ararwara mu bitaro kandi amafaranga ubu ngubu narakoresheje yose arashira pe wandwanyeho basi ukanguriza byibura basi senkani ntabwo bishoboka sawa urakoze gusa ibi ni ibiki ku banyarwanda ubu ndakora iki magara n'undi numve ko basi yamfasha Halo? Halo? Mfite ikibazo rwose wandwana ukanguriza udufaranga. Baba we nari ngongewe n'imbaruko nta kundi. Mfite nimero na savinze kuri email zijya ku 2,500 bose bure n'umuntu nabona n'iki message baba bari kumsubiza ngo hoya nibisho ubona ntibikunda murakumwe ngo nzagurire inkoko n'inzu yesi n'amabanga uyu nabanza kumenya muri anniversaire aho yose n'urushako Joe Karamande hakuri urugi ufati bishwaye hano rero Biravuga senye. shibuka yuko hano urabona igihe umuntu yahereye akuvugisha ukamwikorera Yabura kugusuzugura gute se kandi aho arimo arashakisha ikintu cyatuma uva muri urugo nyine ugasohoka nyine ukagenda nimba ari musaza wazamurongora simbizi hagereka ngo baze mukobwa wagizaga umuryango wacu ngo wanyu nka wirengagiza ariko ngiye niko mbibona kiretse niba atari ko bi ngo ntikubibona wanjije urarasubira mu cyoga yereka ngo narakubwiye ngo ntudafunguye wese yawe ngo ukuzimu kuzakora kirajya hagaranga vavu hagaranga hasi uri hano gasobanagura ibiki ubundi se ndabita ngo muzamare iki si nk'ibyo ndabita ngo bizagende bikora inyungu ni iyi sako gasuzuguro kanyu kabaza maze rugatsinda rukikiza ubusi murigira ibicyo ngaho uravuga iki umva izi ngizi ni inkumi mirabyo ntirazi nta n'isoni ubusi kitagaragara ceceka aho ngaho uvuga nk'umuntu sinongere kumva hari ikintu n'ikina cy'umukozi umva ubwire ke soni tugiye kujya tumuraza munsi ya robine
amazi naza aba ari wa mbere abanza kujyaho. Amazi najya buri gitubwira ngo amazi yaje. Uranyumva neza? Reka nicecekere nzi ko nta aha kanicecekere icyo nzi cyo nuko nta muntu uhinga ngo bare gusa none uracyavuga ariko babaye guta agatsinda ko mutanyurwa koko ubu ari icyo ntabakoreye wowe uraza kuvuga mu rugo rwanjye wowe uzi ibyo narwubatse n'urwanjye cyangwa n'urwawe soni ndavuga ko kavugiramo kwasi yanyurwa gute se ubona atangiye kubyimbya ijipo ahubwo wabwire ke ni ukumushakira imirishyo tukajya tumukubita nk'ingoma. Urabona ukuntu atangiye kuzana imico yo mu cyaro kwa kundi abantu bo mu cyaro babona umuntu aciyeho ngo dore ngo uranga arahise ngo amagambo tuvuka se mbi imbere birangiza ahubwo uzi ureba ibyo ngukorera kwigenderera kigire vuba vuba kiriya kidongo gusa. Wamaze kunywa imiti uri kumumerera gute? Dogita ntabwo umwana wanjye araza abayizane ntabwo rwose wareba uko ngenza ukampa imiti byibuza ukampamo igabanya umuriro urandenga ngatangira ngahumeka nabi. None se mukecuru ntabwo wakwandikiye imiti wagiye urishyura ntabwo imiti? Dogite ndwana ko rwose mwana kurwana nk'umuhungu wanjye naza arakwishyura kandi afite amafaranga ntabwo ari ugupfa gushakisha arayafite. Mva nkubwire mukecuru icyo nagomba gukora nagikoze nakwakiriye nagusuzumye igikurikiyeho ni ukugenda ukishyura amafaranga bahaguha imiti. Ubundi bagomba kuba watanze ubwishingizi kuko utatanze mituweli leta iba yatwoherereje umuhatari n'ibihumbi 3 bamuvure nubwo bagera muri ryamira gusa ishyura tukuvure. ariko koko uriya mukobwa azakora ninashaka icyo nkora bwawe ngo ndodure ya muntu wawe shaka bizakora. Sheri akira Ese ni icyo uri kumva? iri ni isombe ngewe ngeze kwa muganga nsanga mama arikeneye cyane abugira bwangu riteke sibyo buri wese asabye buri tumugemurira. Umuntu w'umugabo uje ubebetana isombe mu ishashe ugenda gutyo Isombe se kuri twara ni ikibazo? Isombe nguriye ahangaha byari ngombwa ngo ndizane mu ntuza mu gikapu cyangwa muri envelope. Nanataye n'umutwe kandi kubera wowe. tereka ngaho ndaje nje kubiteka. Riteka aho vuba vuba na bwangu. Ushyiremo n'ibirungo byinshi ushakishe n'uburyo ushaka n'inyama umuntu ashyiremo wenda umuntu arebe ko umukecuru yagira wenda akabaraga. Ahubwo sheri reka nkubwire sibyo abizi ko nkwemera sibyo wenda nubwo hasamo n'ibibazo kandi nta zibazo zidakomeye amahembe ibyo nta kibazo urumva washakiye umuntu uri 20,000 urumva wenda mu nshuti zawe igihuse wenda basi nkabanza nkareba ko nabona imiti yibanze nubwo imiti nabonye bamwandikiye wenda ihagaze amafaranga menshi ariko ntacyo wenda nabaguze ya make wenda nkareba ko yaba yizwe kandi uranabizi n'ibibazo ndimo ni wowe wabinteye. Urumva udakwiye kumfasha ko ariko kuri numvire ko wari ubivuze neza ariko umunota wanjye byose urabyishe. Ubwo rero nawe ugiye kumfatanya na mushiki we wirirwa unuka muri iyi nzu ngo nta kintu umaze muri uru rugo ngo kuzuza tumarete nkaho ngiye mbiwe wenda nzamushakira amafaranga
amafaranga ntugurize amafaranga ngo ibibazo byose n'ibyo wabiguteye ndi umugore mubi mbega ndi umugore mubi yego abo Kate wakubona uvuga witonze utuje ntari nda y'umujinya uvuga nk'umuntu wageze yagira ngo ako bana bivuze ukuri ngo rwubika ngohe ngo niwe rwuburangeso nimba ari rwuburangeso sinamenye ariko reka nkubaze mama ararwaye akeneye imiti yo kumuvuza yo kugira ngo wenda abashe kubona imiti arebe ko yakorohera utangiye kuzana nk'ibya mushiki wanjye urumva ari ibintu by'ingenzi wakabaye unyakiriza cyangwa se umbwira nabikubwira hanyuma ukifuza ko mu bibazo biri muri uru rugo cyangwa se kuba ndi kurwana kuri mama nongera muri mushiki wanjye ngatangiye kuba ikibazo ngomba kubikubwira ukabimenya ahubwo uhitemo ibi bibiri uhitemo ko aguma hano cyangwa nyisohoke bitarebye ibyo bitabaye ibyo ngibyo urabureba ibyo ngibyo ntabwo ari iby'ingenzi sibyo nta nubwo rimwe nabyo byihutirwa muri uru rugo ku bibazo dufite ahubwo ngiye gufata iyi radiyo uvuga ugiye kuyifata ukora iki ngiye gufata radiyo ngende nyigurishe cyangwa se nyigire ingwate ndebe ko nabona amafaranga risubiza aho urikuye urabizi ko njye nawe twasezeranye ko ikintu cyose kizajya gisohoka muri uru rugo ari uko tucyumvikanyeho ariko singiye kukubeshya uraramuka uyikuye haba tutabyumvikanyeho none se chere reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe kandi wihangane umusubize iki kiganiro turi kugira ntabwo turi kubyumvikana urumva nje nkahita nterura radiyo nk'umuntu uterura iki nkahita ngenda nibi turi muri process yo kumvikana sibyo radiyo ndayikeneye rero ngo nyijyane nyigurishe cyangwa se nyigire ingwate mbona amafaranga njye sinshobora kukwemera kuri radiyo iva ahangaha ahubwo kugira ngo ivangage nawe twaserera mva mbanza nkubwire sibyo hari igihe umuntu yigira insina ngufi ugasanga asigaranye urukoma rumwe cyangwa se insina ugasanga nta n'urukoma kigira kubera ko ariyo bahora bakata radiyo ndayijyana ndahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru urayijyanira radiyo ntagifite amaboko